Murakomeye mumeze neza mwe mukurikiye Iris Rwanda. Nje uri inyuma ya kamera ni Irabobo Olivia. Turi ahantu heza, twicaye ahantu heza bahita imusanze, turi kubona ibiti byiza, indabyo nziza, mbese hari amahumbezi, hameze neza. Turi muri Centre Pastorale hani impande ya stade ya Musanze, niho ubu twicaye turi kumva akayaga neza. Ndi kumwe rero n'umutumirwa wacu, muri kumubona imbere yanyu ya kamera, arakeye, arambaye, ndabona n'akaseko dore ngaka kanyamuneza. Aratangira rero aratubwira amazina ye, aho yaje aturuka, ukameze muri uyu mwanya. Yego, murakoze. Nitwa Isingizwe Fridaus, naturutse hano haruguru kuri Jessica. Yego Kamuhoza. Arya umbwiye ngo witwa Isingizwe Fridaus. Fridaus rero wakoze kuza kuri Iris Rwanda. Uyu ni umwanya wo kumenya inkuru yawe, wo kumenya ubuzima wagiyemo ucamo. None tugiye gutangira rero utubwira ese wakuze ute, wize he, niba waragize amahirwe yo kwiga. Yego, gerageza utujyane muri ishusho, utubwire ku rugendo rwawe rw'amashuri byari bimeze gute. Murakoze. Nize primaire mu Cyuve na secondaire niho nize, nagarukiye mu mwaka wa 4 wa secondaire. Urumva wari urangije tronkomeye ugeze mu wa 4, wari watangiye kwiga iyihe section? Ubwubatsi. Ugoze ninde wagwaye icyo gitekerezo cyo kujya kwiga construction? Kamere nk'umukobwa washaka kwiga za MCB ngo nzaba umuganga, kwiga utuntu twa accounting. Construction byageze habamo amafaranga menshi. Nese wishakiraga ifaranga? Yego. Wishakira amafaranga? Yego. Ese byatewe n'iki kugira ngo ugere mu wa 4 uhite uhagarika amashuri yawe? Niriwe yarabuze. Ubushobozi bwabaye buke. Yego. Okay, none se binteye ikibazo cyo kumva gushaka kumenya ababyeyi bawe urabafite bose, bimeze gute? Nta n'umwe ngira. Muri make uri imfubyi. Yego. None se ababyeyi bawe wababuze ufite imyaka ingahe? Mama namubuze ndi mutoya kuko simuzi, izina ryiwe niryo nzi ryonyine ahangaha ndi. Yego. Papa we yapfuye 2020 ishwe na COVID. Ni ibintu bitoroshye kubyakira, ni ibintu bikomeye cyane kuba warabuze umubyeyi wawe uri umwana, kuba utazi n'isura ye, uzi izina. Ese basi wabuze nk'ifoto ye ubwe ngo wenda twarasaga? Oya, ntayo nzi. N'ifoto ntayo? Ntayo. Oh my God, ni ibintu bikomeye, ndagusaba kwihangana ukomere pe, wihangane. None se okay, ndagerageza umbwire mu mikurire yawe, urumva wakuze nta mama, kandi umubyeyi w'umumama aba ari we shingiro ry'urugo, aba ari mutima w'urugo, niwe ubu wita ku bana, niko nabivuga. Gukura rero nta mubyeyi w'umumama ufite, byari bimeze gute? Byari bigoye cyane, ni ibintu bitoroshye. Nawe urabyumva, gukura nta mama ni ibintu bikomeye cyane. None se wakuriye he? Urumva wakuze nta mubyeyi w'umumama ufite, wahise ujya kuba hehe? Nabaye muri famille, mva muri imwe njya mu yindi, byari bigoye cyane. None se Fridaus, wavaga mu muryango umwe bakwirukanye, byari bimeze gute? Navaga hamwe, umwe akavuga kuko mfite abamasenge benshi, umwe akavuga ati ndashaka Fridaus aze mu rugo, undi ndashaka ze, undi wowe uri kumufata nabi mumpe, gutyo mbese nuko nabayeho.
none se wowe ku giti cyawe wabonaga bagufata gute wabaye henshi wabonaga bagufata nk'umwana wabo bagufataga ukundi kuntu kutari kwiza yego bamfataga nk'umuryango rimwe na rimwe ahandi bikanga kuko ntibyabura bitewe mbese n'ahahise ha mama yego ni ibintu bikomeye cyane gukura udafite umubyeyi w'umumama abantu badukurikiye ndakeka nabo bari kubyumva ubwo iyo mikurire y'umwana kuba yarakuze nta mubyeyi w'umumama azenguruka mu mafamiye yose hamwe bamufata nabi ahandi bamufata neza mbese ni ibintu umuntu aba agomba gucamo kandi bikomeye bitoroshye no kubyakira none se papa wawe we iyo ntago wamuganirizaga ukuntu wenda ubuzima bubayeho umeze byari bimeze gute kuri papa wawe papa urumva nta mahirwe nagiraga yo guhura nawe kenshi ntayo kuko nabaga ndi muri famiye ndi Gisenyi Karongi ubwo urumva ko nta mahirwe kuko nta na telefone nari mfite yego bakamubwira ko ameze neza uya bamubwira ko ameze neza nta kibazo akabyakira nawe agatekereza ko bashiki be batamfata nabi bavukanaga ubwo urumva na papa wawe yego none se umuryango wa mama wawe wabo basi wuzi wenda ntiwagize amahirwe yo kumenya mama wawe ariko se famiye zo kwa mama ntabonze yego none se papa wawe ntago we yakubwira famiye wenda yo kwa mama wawe niyibabaha nyine ababizi bamwe babivuga mva ngo barapfuye ngo na mama ari uko bambwira nyine mu muryango wa papa bakambwira ko iwabo hari mu nce zo muri Gisenyi ariko nta makuru yabyo nzi kuko ntabo nzi nta nabo nigeze menya none se papa wawe wambwiye ko yapfuye yishwe na covid yapfuye ukiba aho kwa masenge cyangwa mwagezeho murabana ntabwo twabanye urumva wari ukiri kwa masenge nari ndahandi hantu ugenda ugiye gushyingura ko bikomeye ko ari ibintu bitoroshye none se ubwo wamubonaga gute twaravuganaga kuri telefone gusa bakamaza ngo umeze neza mubwira ko ameze neza kuko navuganaga nawe ndi kumwe na shangazi mubwira ko nta kibazo none se we yagufashaga iki mu buryo wenda bwa financial hari ikintu yagufashaga ntacyo ari kumfasha kuko yavuze ko bashiki babishoboye yego muri make n'umubyeyi w'umupapa mwakuranye ndi kumva nta ruhare mu mikurire yawe yagize birakomeye ni ibintu bikomeye none se ukimara kurivamo ubushobozi ese ubundi ninde wakwishyuraga minerivare uwanyishyuriraga ni mukecuru byara papa papa wawe nta kazi yari afite yari agafite kubera iki undi muryango yego yari afite undi mugore n'abandi bantu yego muri make niyo mpamvu mutanahuraga cyane yego aho noneho ndi kubyumva nise mukecuru wawe base iyo ujya kwibera kwa mukecuru nyine hajemo impamvu ituma tutabana nyine wese aracyariho yego ari kujya kumureba basi kumva atuye kure y'umukecuru nese ubwo ugize nk'ibibazo cyangwa ushaka umuntu uganiriza bigenda ndabyimenyera birakaze ni ibintu bikomeye cyane none se Fridaus ukimara kuva mu ishuri ubuzima bwahise bugenda gute imara kuva mu ishuri ndabyibuka navuye kwa shangazi yatuye i Karongi mvuyeyo nzinaha mu rugo ndagaruka mpita mpura n'umusore turakundana ahita nsaba kubana oya turakundana nyine urabyumva habaho gukundana twakundanye amezi 4 deni duhita tubana bakoze
yego urumva urumva iki kintu ntabwo nakakigezeho ariko bisumfasha kukigeraho ubu urubatse uri umumama wakoze ubukwe nubwo wakoze mu buzima butoroshye ariko ubwo uratubwira niba urushako rwawe rwaragenze neza n'ubu rumeze neza ubu bimeze bituse ubundi mu rugo ubu ntabwo tubana byagenze ute twarabanye dukora umurenge dukora ubukwe Gatimba tubana mu cyimbo cyo kubana arataha ahitana aragenda ubu ijoro ry'ubukwe gutya mutashye mu rugo ahitana aragenda mwabasore mwe mwambabare koko mwakihanganye mukagerageza mu ijoro ry'ubukwe ukihandagaza umusore umukobwa wemeye gutaha amafaranga wahaye urukundo ukamuta mu ijoro ry'ubukwe mbabara umbwira ibi bintu ntabwo ndabyiyumvisha nsubiriramo nyine abantu nyine abenshi bavuze ko bamuroze kuko nta nubwo yahise ajya hano hafi yagiye kure turamubura aho abonekeye aza ari mu amadivoruse ni uko byagenze muri make ubu no mu murenge mwaradivoruse yego ese kuki wabyemeye none ni gute nari kubihakana kandi umugabo tutabana none se niba yaragarutse yagerageje kukubwira ubwo impamvu y'ibyo byabaye nese byagenze ute yambwiye ko nta mugore ashaka ko yari yarahubutse yego barambwira ukuntu muri uwo mwanya wari umeze Fridaus ndumva ngiye ku bwenge bwanjye ntari kubyakira bikomeye cyane pe kuri njyewe ndi kumva ari ibintu bikomeye kubyakira wowe muri uwo mwanya basize ahubwo muri iryo joro agusiga wumvaga umeze ute wumvaga ahubwo se uri bunasinzire bwarakeye ureba icyo wazi nta nubwo nigeze ndyama ndabyibuka muri 2019 nibwo byabaye tariki 27 z'ukwa munani yego iryo joro sinzaryibagirwa yego muri se ubase mbwira hashize igihe kingana te kugira ngo basubire nko mu murongo basumve ko wakongera gusubira muri sosiyete hashize igihe kinini cyane ndabyibukana amaze ukwezi ndi mu nzu ntasohoka bitewe n'agahinda ni ko isi imeze mana biba bigoye ariko uwo mugabo aho ariho hose yigaye ubuse agarutse se ubwo wamubabarira oya twaratandukanye ntibishoboka aje akagusaba imbabazi ntibishoboka wamwikuyemo byararangiye yego bega ibintu wamwibwirira iki se bazi namubwira aho ari hose ndabizika nyumva ndumva ngo abakongo niho yagiye niho ngo akorera niko abantu bambwira abashuti be ahari Imana izamwitura ibyo yankoreye njye ntacyo kumubwira mfite kandi izamuha umugisha warakosheje wa musore we warakosheje kujyana umukobwa mu rukundo warangiza ukamuta nta n'umunyenga w'urukundo n'umwe yumvishe ni ibintu bigayitse muri sosiyete nyarwanda ndetse no ku isi yose ni ibintu bigayitse pe wihane wigaye ahantu hose uri Fridaus ndakubwira ukomere mwana wa mama niko navuga iyi si niko imeze nugukomera nuguhangana n'ibyisi twari turi dusubiye inyuma gato twari twavuze ku rupfu rwa papa wawe none se papa wawe ndumva niba nta kintu yakumariye mu mikurire yawe ndumva nta kintu byagutushijeho we cyane byarambabaje yarankundaga gusa nyine abo bashiki be bamwumvishaga uburyo bwose ntacyo mbura nta n'icyo nkennye
nawe akagira ngo niko bimeze. none se nk'abavukanyi bawe bo ku wundi mu mama burabazi cyangwa uzi n'ahantu bari batuye bazi? Yego. Baramenyanye babwira ko umuvandimwe wabo baranze. ni ibintu bikomeye uwo mugabo njyewe ndi kumva nk'umuntu amumaye sinzi ikintu namukorera pe, ariko n'abandi basore bari hanze aha bari kureba ino video, bari kureba Fridaus hano, bameze nk'uwo nguwo bafite gahunda yo gushaka bakata umugore, sibye no ku ijoro rya mbere nubwo waba uteganya kuzamuta ngo hashize nk'igihe kingana gutari iyo gahunda ufite, wihane basa kugira ngo ukore icyo kintu wabireka byose, wareka gushaka, ukareka no kwitakariza umwanya wawe, ukareka no kwitakariza n'amafaranga yawe. Ngaho tekereza nk'uwo wakoresheje n'ubukwe yarangiza akagira agahita atanga nk'umugore we, mwumve namwe ibyo bintu Imana ntabwo ibizamubabarira, ni ibintu bikomeye. None se Frida wumva basi muri iki gihe bwo ubuzima bwawe buhagaze gute, bumeze gute? Ese okay mwashakanye 2019 right? Ubu ngubu nyuma yo gutabwa baze ukwezi mu rugo udasohoka ugaruye, se ubuzima nanone niko nabyita byari bimeze gute? Ubu bwo bimeze gute ubuzima? Ubuzima ni gake gake, nariyakiye ndicara ndatuza. Wongera shaka? Oya. Warabizi? Oya. Kinza ariko bizanongera kuba. Se ubonye nk'umusore arebye nk'ino video akumva aragukunze akavuga ati ngewe uriya mukobwa yarababajwe namwikundiye, bibaye ngombwa ko ubona undi musore ntago wamwemera? Oya. Narakomeretse bihagije. Burega muri iyi si ni ups and down, ubuzima burahinduka. Ubonye se nk'uwemera kukumara ibyo bikomere ufite? Ntabwirwa n'iki nawe ko yaje ambwira ko agiye kumara akababaro kuba ntaragize mama? Birakomeye, ariko umuntu nyine buriya Imana ibifite ukuntu bizagenda. Birakomeye pe. Mwa basore mwe, mwa nkumi mwe, mureke kwangiza ubuzima bw'abari, mureke kwangiza ubuzima bw'abakiri batoya, kuko ngaho ndakeka katari no ku myaka ye myinshi, nta myaka myinshi afite ku buryo atakongera gushaka, ariko kuko yagize igikomere mu rukundo. Reba ibibaye, ni ibintu bikomeye kubyakira. N'ubu ngubu aricara akarira, muri kubibona kubera umusore yamubabaje. N'ubu ngubu aricara akavuga ati ngewe sinshaka gushaka, kandi akakwiye kuba ari umugore uri mu rugo ufite abana banamuhoza n'ibyo bikomere. Ni ibintu rero biba bigoye. Nese Shadi nako Frida ubasi ntago wumva wanagira abana? Sinzi nanjye ubwanjye sindisobanukirwa, sindiyakira muri njyewe. Ndakeka ashize imyaka inubwo, ariko sindiyakira kuko byarankomerekeje mu mutima. Ariko ndakwifuriza n'ukuri kubyara pe, biragoye umuntu wawe unyuze muri ubu buzima ko yakongera kwizera umuntu w'umuhungu kugira ngo amugarukire mu buzima. Ni ibintu bigoye cyane kubyakira pe, biragoye. Ariko ndakwifuriza ngiye kugira abana basi bazakumara agahinda ufite ubu ngubu. Nicyo kintu cya mbere nkwifuriza pe muri ubu buzima. Imana kandi yumva amasengesho yanjye. Hanyuma Fridaus, muri ubu buzima subayemo wumva basi okay burakomeye niko wambwiye, ariko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo basi ubwira abadukurikiye icyo we muri wowe Fridaus wumva ukeneye, ari abadukurikira bari mu gihugu mw'imbere, abari hanze y'igihugu, bagufasha basi kugira ngo wumve unezerewe, wumve wakivana hamwe wigeze ahandi. We wumva ku giti cyawe ukeneye iki? Nubuhe bufasha uri kwaka abagukurikiye? Murakoze. Ngewe icyo nifuza kuri ngewe, kuko nta muntu wo kuganira nawe ngira, mbura uwo nisanzuraho, nkabura uwo
ngira ibyanjye nkumva nduhutse. Ubufasha bwanjye nuko nagira nk'abavandimwe bakajya bamvugisha, abambera ababyeyi bakanganiriza. Icyo nicyo nifuza. Yego. Fridaus ashaka umuryango umwegera basi umumara agahinda afite. Mugerageze icyo kintu abasabye basi mugikore. N'abafite rego ubundi bushobozi bwo ku ruhande bagerageza bakamufasha kuko urumva ubuzima burakomeye. Kuba yaratawe n'umugabo muri akanya ndakeka nta kintu ufite cyo gukora. Uragifite? Niga imyuga muri ibi bya leta bazanye, ugenda ukiga imyuga. Niga gusuka. Uzarangiza kwiga ryari? Mu kwa 8 nigira ku murenge. So rero urumva basi hari aho yavuye hari naho yageze. Rero abadukurikiye mugerageze abamva bamukiza ko gahinda, bumva bamwegera bakamugira basi umwe muri bo, bakamwegera bakagira icyo bamufasha, mbese bakamugira umuryango wabo nicyo we abifuzamo. Mwatugana tukamubagezaho, nta kibazo rwose. Kugira neza ineza uyisanga imbere. Ngeze ku musozo w'iki kiganiro rero ndabashimira mwadukurikiye, twabanye namwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Ndashimira Fridaus wagaragaje ko yagerageza gusangiza ubuzima bwe abadukurikiye, kuko iyo uvuze ikintu basi wumva uruhutse. Ndamushimira, nshimira namwe mwadukurikiye muri uyu mwanya. Mwari kumwe nangira Bobo Olivia kuri Iris Rwanda. Murakoze.